bisanzwe twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wacu kuba tugize amahirwe akomeye cyane yo kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana mureba imbere ya kamera zacu. By'ukuri ndanezerewe bakozi b'Imana, mwambaye neza mbere na mbere, murasobanutse, mumeze neza, bigaragare ko umwuka w'Imana ukibariho. Imana ishimwe. Amen. Murakoze cyane. Uko bisanzwe reka dusabe mushumba pastori abanze asenga Imana kugira ngo umwanya w'ikiganiro tugiye kwinjiramo noneho uze kugenda neza. Karibu. Mana data wa twese ijuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye kandi turakubashe. Warapfuye urazuka, uyu munsi intsinzi y'abera, turi mu ntsinzi y'abera. Iyo uhera mu gitondo ntabwo uyu munsi tubyina intsinzi y'abera, ariko enetopini star enewa. Warapfuye urazuka, uyu munsi uri buryo bwa data. Haleluya, ushimwe rero. Aka kanya keza tugiye kugana ku ijambo ndetse n'ikiganiro. Nyemeranya gwa ku ngoma ikiganiro mwami. Abantu bazatega amatwi ikiganiro bazagubwe neza kandi kizafasha abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo. Kwe ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe mwami rihabwe icyubahiro. Urakoze mwami rero, gutanya natwe mwami, usuzanye natwe, ngombisanye nise mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Nkuko bisanzwe ni Irahindura by Joel TV. Nkuko nabemereye nabwiye ko uko bwije no ko bukeye nzajya mbatumirira abakozi b'Imana batandukanye batuganiza ku ijambo ry'Imana, ku murimo w'Imana. Yesu Kristo aho umugisha, twongera kubashishikariza gukora subscribe, share, comment, mushayiringa ibyo biganiro by'ijambo ry'Imana kugira ngo bijye bifasha abavandimwe muri Kristo Yesu. Imbere yacu turabona abatumirwa babiri cyangwa se abakozi b'Imana Imana itwohereje bagiye kutuganiriza ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Karibu, baratangira babibwira noneho kugira ngo tubashe guterana tuziranye. Karibu pastor. Murakoze cyane. Amazina ni Pasiteri Nzirorera Jean de Dieu, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndi hano mu birembo ku bwoko bwa famiye, ariko ndi Uganda Kampala kuko umurimo w'Imana mu itorero rya Horeb. Ndi kuri Kampala ahantu hagiye hatandukanye, ariko ngenda ahantu bita na Mirembe niho ndi kuko umurimo w'Imana. Nishimiye kubana namwe kuri cano. Imana y'amahoro ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Turakwishimiye cyane. Amen, amen. Nitwa Kamanzi Theogene, ndi umugabo, mfite umugore umwe, sengera mu itorero Iriba ry'Ubugingo wihariye Kinyinya. Bindi Imana iduhana umugisha. Amen. Hanyuma mpagarariye groupe yitwa Serowamu. Yego. Serowamu ukaba ufite na chano yitwa mfite na chano yitwa Izabihindura TV show. Dusabe abakunzi bacu ba Irahindura by Joel TV musimbukire no kuri Irahindura TV show, mubashe Izabihindura TV. Murakoze cyane, musimbukire kuri chano Izabihindura TV show, mukore subscribe, mushayiringe inshuti abavandimwe, ndetse mubashe kurikirana ibiganiro bicaho abari bihe byiza cyane, kandi Imana yabaduhera umugisha. Murakoze cyane, mukora na comment. Murakoze, mujye musubira cyane umukozi w'Imana kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka kandi muzungukiramo byinshi. Murakoze cyane. Sanzwe uyu munsi nagize icyifuzo cyo kuganira n'abakozi b'Imana, twibaza mbabaza uko muri iyi minsi bari kubona abakozi b'Imana bari gukora umurimo w'Imana, uko muri iyi minsi umurimo w'Imana uhagaze, uko muri iyi minsi muri make ikintu cyakorwa kugira ngo umurimo w'Imana n'ubwami bw'Imana n'ivugabutumwa dukora cyangwa se tuba turimo, uko ryakorwa, uko byagenda kugira ngo umurimo w'Imana wongere ugende neza. Turahera kuri pastori ahari aradusomera n'ijambo rivuga ku murimo w'Imana, noneho atubwire uko ari kubona umurimo w'Imana muri iyi minsi, mbese n'icyifuzo afite kugira ngo umurimo w'Imana wongere ugende neza, ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Ni karibu pasiteri. Murakoze cyane. Yesu aguhe umugisha kubwo gutekereza ku bw'iteme y'iki kiganiro ku murimo w'Imana. Ni iteme mbese nibyo bikeneye muri iyi minsi kuko abenshi bashaka kubyumva, ariko dusome ijambo riri mu Balewi ibice 6:6. Avuze ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Amen.
umuriro wake ku gicaniro ku gicaniro. wowe waka ku gicaniro Imana ishimwe. ntukazime ntukasize numva ari iryo jambo tutenana ngewe wenda navugaho ku murimo w'Imana muri misi wenda twinjiye wenda mu gihe kigoye insengero zirafungwa ariko ntabwo byanadutunguye abantu basenga n'abantu babwira Imana ngo byatunguranye kuko si ubwa mbere insengero zifunzwe 2013 zarafunzwe na 20 covid ijemo zirafungwa si ubwa mbere zifunzwe ariko abantu bamwe na bamwe bagiye babireka bamwe babatereka reka bafunze zirafunzwe kadusuye mu tubari tugire gute tujye kwinywera inzoga n'ubundi abantu nagiye numva imvugo iz'abapaga ngo mwanze kuza zikiryoshye none mugiye kuza ari pirate bari pirate kuko harimo abantu bamwe bita abakozi b'Imana si bakora abakozi b'Imana kuko nagukozi Imana kuri iby'Imana ishaka niko ngiye mbivuga no gukiranuka kozi Imana icyambere aca bugufiya cyangwa umukozi w'Imana ko aca bugufi uca bugufiya nicyo kintu cyambere cyangwa umukozi w'Imana hako umuntu uzajya kwishira mu birere ngene iki ngiki ndakazi ndarenze ngewe mfite amavuta yafite gute ntabwo menye kufite amavuta umuntu wagumukukiye ngo uyu muntu afite amavuta kuko ushaka kwiyema nane ufite kuko amavuta abantu bakora kwitanya amavuta ntabwo amavuta no guhanura cyane ikintu kikaza kabwize kavuga kafite ijwi riri hejuru cyane siyo amavuta shaka kuva ufite ijwi ritoya ariko nifite amavuta nitoreje aho guca bugufiya nicyo kiri Imana ishaka ku bantu bayo pastori buriya nge uko mbireba urabona koko umuriro ukiri ku gicaniro cyangwa se umuriro warazimye ushingiye kuri kubona umurimo w'Imana kuri gukorwa urabona umuriro uri ku gicaniro cyangwa navuga mu buryo bubiri yego hari abantu wasinziriye muri rusange umuriro warazimye ntabwo kiri ku gicaniro wenda tuvugana muri rusange kuko araba ko umuriro wazimye ahantu hose hari ahantu hibikiwe sibyo hari ahantu hibikiwe bagisi tuvuze gutyo bagiye guca urubanza wabona koze n'icyo ko guca urubanza umuriro wazuya hari ahantu umuriro wazimye ana ahantu muri ucaka reka babwire Eliya yagize ajya ati ngiyewe abwira imege Imana uzigiye nyine usigaye uski Imana yamubwiye ari mu bintu gitapfuka babayari batazwe wowe nubwo Imana uzizwi beri yuzwi uburyo cyose uzwi nk'umuhanuzi ha umuntu utavugwa ari kuzwe numva no mu gihugu cy'u Rwanda Imana batazwe abakozi Imana batazwe bakiri mu butayu bakiri mu ishyamba batavugwa hari n'abantu bafite izina bazwi ariko abantu batazwe muri usitoze mu utazwe umuntu uri mu ishyamba uzamwitondera hageje atungurana wewe tuvuze mu bice bibiri ari ahantu mu rucaka hakiri isoko nzima utatobamye ari n'ahantu wasoko yatobamye pe amadira ng'inenga amasoko yatobamye bataye iby'umwuka bashora iby'umubiri uko numva nipo aravuze ngo mwataye iby'umwuka mushoje iby'iki by'umubiri mwafefamwe kuki mwataye iby'umwuka bashora iby'umubiri niko meze muri iyi minsi hari bamwe bataye iby'umwuka bahanura bemera umwuka wera bemera bikema bagahanura kera uko gusibe bisigaye bigoye cyane kera umuntu mwawe guca mu nzira ushobora guca mu kiganza kumva ibintu biraje mukakuzuzwa mukataya guhanurana ibintu bikagenda neza none iminsi abantu basinziriye umuriro w'Imana wawe ku gicaniro ntugasinzire kije muri tubwiye ariko ahantu wasinziriye ni ahantu hamwe madini hamwe yasinziriye ariko n'ahandi hantu cy'umwuka w'Imana bagisenga bagifite umwuka w'Imana bagihanura bakikerekwa kivuga Imana by'ukuri nibice biri ahantu wasinziriye n'ahantu muri ucaka ariko en general nka 90% umuriro warasinziriye warazimye asigaye 10% honyine pastor asigaye 10% ko numva ari ikibazo ni 10% ahubwo nabyo nigisha ubwo ndabona ndavuze 10 ngo nyine reka ngeranye basiyene bayi 10 reka bayi 10 ryonyine kwijana ahako hani mu kira kwijana warazimye nose pastor ko numva ari ikibazo mu by'ukuri ndumva ikiganiro kiryoshye cyane ariko ikibazo nimba hasigaye 5% kuko wagabanya fata 10 byebo ubwo nta mahirwe utanze nta mahirwe naze 10 ni ukugenekereza cyane nimba ugenekereje 10%
ubwo Yesu Kristo aramutse aje kujyana itorero ubwo urumva kitaba ari ikibazo gikomeye. ahubwo buriya abantu benshi bakunda kwitiranya Yego komana. Kristo aza gutwara itorero Yewe. abenshi bazasigara biratuba muri Matayo 15 kivuga ngo mu ijuru bakora 10 matanu barabapfu batanu abanyabwenge bose bari batanu kuri batanu ntaho uzi umubare ariko nta kamabwire rwose pe babwire rwose ijuru izajyamo abantu barwa kuko abantu bararangaye iyi minsi turangayemo nuko Kristo azaga twayitorera abantu amadini muka bavuye bajye amafaranga basigaye bakutana bakarwanira ugatuti hariya bagakurwana niho Yesu yaza mvuge yuko abantu benshi bazatungurwa abenshi kuko Yesu yavuze ngo nimutanga nuko ziriyandaye n'abasinzi n'abasambana baratunga ngo kubera iki uriya musinzi we yihanye uko abazana baciye iriyandaye kuyateza ibizinesi uko njya nk'umuntu kubona indaya ukuntu zimeze ukabona mu gicuku mu gihe cy'imbeho yo yambaye ahita kubwiza umwana wenda amaseri yo kuraramo nijoro usanga indaya rwose ntacyo biyibwiye imbere kuko ntabwo itumva n'imbeho uriya ikijwe icyo kibabaje ni uko abantu bari mu murimo w'Imana bamaze kuyimenyera twarabimenyereye genda umuririmbyi maze imyaka 30 n'umuririmbyi muri korali yevuga ubutumwa abantu biratigiye ngo bamaze umurimo w'Imana ngutaye uko Yesu nakareba igihe umuntu amaze umurimo w'Imana ntabwo ugiye sabireba ndakuraye uko uyu munsi Yesu yaza benshi batungurwa. Pastor Imana ndabona pastor rwose kabisa afite ifuhe mu buryo bw'umwuka. Gifite ifuhe rikomeye. Ahubwo ni ubwa mbere mbonye umupastori ugira ifuhe. Ndarifite ngewe kuko ibyo mbona birambabaza. Nagiye mbona abapastori benshi ariko ukazabona umupastori ugize ifuhe nk'iryo pastor afite ahangaha rwose kabisa ababajwe n'umurimo w'Imana. Bigaragara ahari abonye abantu bakora umurimo w'Imana uko bidakwiye no nafata inkuru bakubita ahubwo ngewe n'inkonde hariya nafata n'inkoni ubishaka ndakubona rwose Eliya yamariye umuriro kuko yabaye ati we yagiye kwa Habu bavuga ngo kuko mwimuye Imana ngewe Eliya nyavuze ko ari Imana imubwira ngewe Eliya negetse ko imvura ika kugimeka ndetse n'ikime nacyo ndagihagaritse kandi byarabaye. Pastor tubabarire ntabwo byo nabikora ungoye umutima ariko bakuvuga ibi ngibi umukozi w'Imana nawe uri umuvuga ubutumwa ni ngombwa tuba twita abakozi b'Imana ariko tubona muri iyi minsi umurimo w'abapfapfana kandi umurimo ntabwo witwa n'abapagani bapagani barengana umuntu w'inzoga ararengana hariya mu kabari ararengana ngo icupa ryiwe ndetse kiba bimbabaza yuko abapagani abantu badasenga baturusha urukundo basanga icupa rye bakayisangira ntabwo numvisha koko babwire ko muri iyi minsi abakwenda urukundo bakigira urukundo rwarakonje pe aho mugenzi we yabura ufite uko muco wegetse aramunsi kandi wizi neza ko yaburaye ukamwima ibyo kurya aho mugenzi we yakambara ubusa umwana akaba ku ishuri yabuze amafaranga 800 igihumbi cya minerevani kandi tuyafite turabona uko gutimana muri korali aho umuntu abura umusanzu cyangwa se inifomu muri korali bakamuhagarika kandi nyama bakwiye kuyateranya bakamutangiriza nshaka kuvuga iki rero mpamvu ngira ifuhe ngewe nuko birucamo mbona hano muri iyi minsi bisigaye bingora cyane ndugutona pasiteri ari mu kabari basigaye baba ahantu pebe n'ubwo hariya n'ubwo Rwanda hasi aho bajya bakisha gutya ahantu bakamuzoga none bamaze mbese kubikeza ariko nindakura nyine ariko nyirizi inzoga ntabwo zemera kuzaba abantu bazima kandi ngo ntabwo zima umuntu aza kugwiza ahubwo yanazinwe yasinze abapasiteri nguki ngenze ahantu umva neza nza ahantu ngewe umuntu waga inzoga akawukanyanga akazana mu icupa ry'inyange akaza gutya rwose ugatutuza ko ari amazi kavemo hariya muri biro agiye amaze gusengera abantu akaza yasinze birababaje none akaba arasimbutse Imana ishime ko Imana yabizifunze Imana ishime ko buriya perezida wacu w'igihugu Imana akabaho perezida wa repubulika Imana imugisha n'abandi bantu bayoboye igihugu cy'u Rwanda hari ibintu bafunze byarakavuyo bikwiriye byarakavuyo bamunaza ku ruhimbi yasinze umuntu ngo arimo arahanura arimo aruka inzoga kuba ufite insina
urumva insina zikuze ariko ukwiriye kuzicira kugira ngo zere Hey. rero buriya ibintu yakoze ni ibintu Nibyo. byiza cyane Nabishimye Ko njyewe. njya ndeba njya mbitekereza wenda nunganiye mushumba Eh, njya ntekereza ku mugore umwe wari indaya witwa Rahabu Rahabu ehe. cyane rwose. yamutekerezaho cyane noneho iyo mutekerejeho ntekereza ngo kuri iki ki uyu Rahabu ngo abamarayika bagiye gutata ngo bagezeyo ngo abantu baho muri icyo gihugu ngo bamenya ko ngo hari abantu baje kugira gute baje gutata igihugu yego Yego. ngo ariko feri ya mbere bacumbikira birukanka bajya kwa nde kwa Rahabu nawe yari idari ntabwo byari bikwiriye ko Bajya kwa- abamarayika cyane. bajya kwa Rahabu ariko kubera ko ari cyo gihe Cyane. aribo bantu ariwe Rahabu ariwe wari usigaranye urukundo ndabigereranya n'iki gihe cyane rwose yego uzi ko uhura n'umuntu udasenga w'umupagani yego akaguhobera akakubwira ati ndagukunda cyane rwose yego Umupagani. umupagani Akaba ari inyuma akakwifuriza akaba n'amafaranga akakwifuriza genda ibyiza ufata. ejo bundi kuwa gatandatu navuye gusenga numva icyaka kinyishe yego mvuye no kubwiriza numva icyaka kinyishe yego ariko ngeze hano mu birembo mpura n'umuntu arambwira ati rwose njyewe mfite ikibazo kinkomereye kubetinga byaranyihishe ibintu bimeze nabi arambwira ati wamfasha ukansengera ndamubwira nti kugusengera niko kazi tugira gute niko kazi kacu arangira arambwira ati rero mbere yuko unsengera akira mbanze njye kukugurira iki amazi urumva ubwo ni rwa rukundo ndarugereranya nkande nka Rahabu ngo aba bamarayika bakimara kugerayo yego hari ikintu yabasabye arababwira ati none nimbahisha mwebwe murabasha kurinda umuryango wanjye murabasha kurinda mama bakuru mbese umuryango wanjye murabasha kuwuhisha Imana ishimwe cyane amen rero uko byasa kose nk'uko mushumba yabivuze yavuze ngo igicaniro cyangwa igicaniro umuriro uhore waka ku gicaniro ntugasinzire rero muri no minsi iyo ndebye mbona igicaniro hari aho cyageze kikagira kigasinzira iyo ubona umuntu w'umushumba uyoboye abantu ntavuze muri rusange sinanamuzi ariko yibwiriza akagurisha urusengero ubona umuriro utarazima njya mbumva bazigurisha ntujye ubumva rero byari bikwiye n'ubu baracyazigurisha njyewe ku cyanya y'itubara ahubwo hari icyo numva kugira ngo igicaniro cyangwa se umuriro uhore waka ku gicaniro twari dukwiye kumera nk'uyu Rahabu wahisha abamarayika b'Imana yego ubu ntabwo nkubwire mushumba ntabwo wahungira ku muntu usenga uzi impamvu utamuhungiraho imyimana ivugana nawe abahari buri kintu icyo ari cyo cyose abakizi yego rero intege nke zawe aho ziri abagize gute abazizi rero uyu muntu musengana umunsi ku munsi uzaho intege zawe nke ziri ni nawe uguca intege ni nawe wagakwiriye kugufasha kugira ngo hahandi ufite intege nkeya akuzamura ariko niwe muntu wa mbere wo kukuzimya niwe muntu wa mbere uvuga ati Imana yavuganye nawe ariko ntibizagira gute ntibizasohora Imana yabawe akavuga ibintu byinshi kandi yagakwiriye gufata ahandi intege nke zawe ziri akakuzamura kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugira gute komeze kwamamara nibuka igihe kimwe Yesu imusukaho amavuta ngo abigishwa be bari kumwe bicaranye ngo barangije baramwitegera bagata amavuta kubera icyo apfuye ubusa rwose hari abantu bajya Mariya ngo imaze kumumenaho amavuta ngo abigishwa be bari kuba batangiye kuyabara aya mavuta bayabara mu mafaranga abakozi b'Imana b'iki gihe cyangwa se abantu b'iki gihe bitwa ko basenga ntabwo bagifata yego bahita bareba inyungu zabo bakabara bakavuga ati aba bakristo mfite abakristo 3,000 akababara mu mafaranga akababara mu madolari ntabwo ari uko byakakwiye ngo kandi aya mavuta ngo yari ari mu mukono w'indobo ko babaze ayari ari mu mukondo w'indobo batazi ayo mu kibindi atari yazi ayo mu kibindi yaza kuza byari bigende rero ndimo ndavuga nti aba bigishwa ba Yesu bafashe amavuta
yo mu mukondo w'indobo bakayabara. Iyo haza kuza ayo mu rwabya cyangwa se ayo mu kibindi, ntabwo bari gutuma Yesu Kristo ayasiba. Ntibari bumuhitane. Bikomeye cyane batisha. Baravuze ngo ye baba we, ngo aya mavuta y'igiciro ngo apfuye iki? Ngo bari buyazane kandi nta nubwo bari bafitiye impuhwe abakene. Yego, nkuko njyewe nabonye ibintu bikomeye mu nsengero cyangwa mu bakozi b'Imana bintera ubwoba. Nta muntu ntunga uruteke. Yego. Nabonye ibintu bikomeye handi umuntu avuga ati bashireho igiturisho cy'abakene. Wagera gutya wenda Imana yagukora ku jisho, wamubaza se umukene muri mufashe uyu munsi ko ntangewe ko nta mafaranga afite, ariko ko nshaka kumuha umuceri, umukene muri mumufashe arihengo muhejuru akakubwira ati genda uwuzane ndaza kuwumuha. Kubera iki? Ntabwo uyu afitiye impuhwe abakene, ahubwo ari kubishyira hehe mu mifuka. Rimwe na rimwe muzabona abantu bavuga ngo Imana yabagiriye neza, ari ibisambo bitavuye ku Mana. Umuriro warazimye muri bo, umuriro warazimye batakiri ku gicaniro. Yuzimye umurimo urapfa neza no gusinzira. Kandi ubundi umuntu w'Imana ikintu kimuranga arihangana. Yego, nkuko mushumba yabitubwiye, ukwiriye kwihanganira inzara. Iyo wihanganira inzara rero umuriro waka muri wowe, igicaniro cyakomeza kikagira ate kikaguka. Yego, ariko kubera ko abantu b'iki gihe ntabwo bakirebaho inyungu z'umurimo w'Imana, ngo bavuge ati nimbwiriza runaka yego agakizwa azabwiriza abandi. Yego, kw'iki gihe arareba umuntu aba nk'ubu nkanjye nambaye ishati, haraho nagira ntibampe ijambo cyane, ariko babonye nambaye ikote n'amatama yaraje n'inda yaraje n'agatuza karimba, bakatangira kunyita umushumba kandi ntari umushumba, bakansengera ku budiyakoni kandi ntabikwiriye. Rero ibintu byinshi, ibintu mbona byinshi byatumye umuriro w'Imana uzima. Yego, nuko hari abantu binjiye mu muhamagaro utari uwabo cyane gose, umuntu bakamugira umudirija abakorari kandi nta muhamagaro, ntazi kuririmba. Ubundi njyewe kera nari nzi ko dirija abakorari aba ari umuntu w'umuhanzi uhimba indirimbo, akaziha korari, abazi gutera amakorasi, abafite ijwi ryiza. Ariko kubera ko afite amafaranga ari n'ikizingerezi atura menshi, bagahita bate wowe ngwino ube dirija. Uyu muntu ntabwo ari mu ejo muzamufata yasambanye kubera iki? Ari mu muhamagaro ataruwe. Nabona umuririmbyi agenze nabi cyangwa se atazanye umusanzu nkuko mushumba yabivuze, azamuhagarika kubera iki? Ntari mu muhamagaro wiwe. Ikibazo mbaza ntago yinginga ibyaba arimo nyine abari mu muhamagaro we. Yego, ntago bisaba ngo abanze ategure, ngo abanze yandike ikibwiriza ngo bigende gute. Oya, barambwiye ngo mbwiriza mu ijambo riri muri Mariko ibice 7. Umutwe waho w'ijambo ravuga ngo bansenge ngo bahinyura inyigisho, ngo Yesu ahinyura inyigisho z'abafarisayo. Ku murongo wa 6 ravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu, ngo itegeko ry'Imana barirekera gukurikiza imigenzo y'abantu. Noneho ngewe nisobanura uko umwuka yagize gute yari impaye. Urumva deja barambwiye ngo haguruka ubwiriza ariko nkinjira mu rusengero. Buriya iyo ni umuhamagaro w'Imana, Imana iragutegurira. Kabiri, iragutegura wowe ubwawe, igutegura aho uzavugira, aho uzakorera, aho uzagenda, iragutegura. Noneho ndaribwiriza hashize nk'iminsi 3 bafata igihe cyo kwanariza rya jambo, bavuga ko nise umushumba umufarisayo. Niko bamera. Ubundi ubabwije ukuri bo bahita baniyumva kuko bari bo. Impamvu byumvisha, iyo ubwirije ijambo rijyanye n'uko bari bo, bahita babyumva, bagahita ubufarisayo bwabo buhita bugaragarira aho ngaho. Ariko njye mbyumvishe, ariko siko byakakwiye. Ubundi njyewe nkizwa najyaga mbona umushumba haguruka akabwiriza cyangwa umuvugabutumwa w'uwo munsi, hahoraga ku ruhimbi cyangwa se mu rusengero hahoraga umukeka cyane rwose. Noneho umuvugabutumwa yabwiriza
uw'ijambo ritsinze ntawe umutunze urutoki akaza agapfukama ku mukeka akihana. njyewe si uko rero mbyumva, yego numvaga icyo gihe niba yarumvishe ko we ari umufarisayo yagombaga kubanza akihana agakora ibyo by'ubufarisayo, kuko twebwe turabwiriza, twebwe turabiba, ntabwo dushinzwe turabiba tukanabagarira. usarura n'uwiteka, we yagombaga kuza akagira gute niba yumvishe ko ari umufarisayo nk'uko ijambo ryari rivuze, yagombaga kuza akihana. nk'uko ubundi ikibabaje gituma umuriro w'Imana utari gukomeza kwaka, yego ni uko abantu batari kwihana ibyaha bakoze, ahubwo bahagaze ku cyubahiro, mfite amafaranga, ndi mushumba, ndi bishopu, ndi dirija, ndi umuhanuzi. siko byakakwiye kugenda. uko mbyumva buriya ijambo ry'Imana hari muri Bibiliya rivuga ngo umunyabyaha nubwo wamushyira mu isekuru hari sinzi ukamusekura, ntabwo ibyo bishobora kumuhindura. ashobora kuba n'ifu ariko ntabwo byamuhindura. bari bafarisayo rero impamvu bagira ifuhe nuko baba babizi, ntabwo bariya ntibashobora guhinduka. kandi ijambo ry'Imana rivuga ko twe tutabereyeho kubwiriza abantu tubabwira ngo bibajyemo, ahubwo turabibamo uko bivuze. noneho ijambo ry'Imana ryabageramo rigafata uwo rigomba kugira gufata. by'ukuri reka tugerageze dusubike, ariko mbasabe wenda ku nama ushobora kuba mwaha abari bategeye amatwi iki kiganiro uburyo byagenda, noneho dusoze dusenga tunasubika iki kiganiro. murakoze. turahera kuri pasiteri. Bibiliya ivuga murakoze cyane. kandi mu buzima busanzwe intama ntivuga. n'abanyivuganye intama aho ijyanye ariko uzi n'abakristo niko binameze. abakristo bimeze buriya intama abakristo n'abana beza, abakristo nyine niyo n'abana beza. abakristo bwa mu gisozi batabayitanga, babwira ati mutange ibintu byose batababikora. abakristo intama nyine ni intama ziboroheje. intama niyo ugiye kwica ntabwo itera amatiku. ariko hari ikintu twagakwiye gukora. abakozi b'Imana ndacyababaza mbamo ntaretse mu mwuka mu buryo budasanzwe. none se izi ntama, abantu bayobora izi ntama mu by'ukuri bakayoborera ku mafaranga batari mu muhamagaro wabo, ubwo bizagenda gute? uyu murimo w'Imana uzasoza ute? mu by'ukuri uzaba muzima? uzajya ku murongo? abandi bari kuyobora kubera amashuri, abandi bakayobora kubera ibyubahiro byabo, abandi bakayobora. ni ukuvuga ngo abari mu muhamagaro baracyawurimo cyangwa ntibakiwurimo, abahamagawe barimo cyangwa ntibarimo. none nimba bari kuvamo, uyu murimo w'Imana uzatera imbere gute? ububyutse bw'umuriro w'Imana buzagaruka gute mu itorero? ni ikibazo ndi kubabaza. uko mbibona buriya Imana mu kintu yitaho, yego ntabwo ushobora ishora umushinga ahantu izakura inyungu cyane. subiramo ako kantu. Imana ishora umushinga ahantu izakura inyungu. ahantu idafite inyungu ntishobora kuhashora umushinga cyane rwose. ubu ngubu ibi bintu byose turi kuvuga byose Imana iri kubyumva. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? ngo aho babiri bateraniye cyangwa batatu bavuga izina ryayo ruruka ikabana nabo. ubu ibi turi kuvuga iri mu ijuru, Imana yashoye umushinga muri twebwe cyangwa se no mu bantu bose, iri kubyumva, ifite ikiri bukore. kandi ikizakora, njyewe iyo ndebesheje amaso y'umwuka, kizakora kizaba cyiza cyangwa kibe kibi. abantu Imana yahamagaye bazongera kugira ijambo. ntabwo mbyumvishe, simbyumvishe neza. ushingiye narimvuze nti Imana ishora umushinga ahantu izabona inyungu. ahatari inyungu ntishobora kuhashora umushinga. iyo Imana iyo igushoyemo umushinga ikabona nta nyungu, wa mushinga irawusiba ikongera ikegura uwundi. narimvuze nti aba bantu Imana yahamagaye ikabona ko bafite umuhamagaro wayo, igihe kizagera dosiye izongera yuburwe, bongere bagire ijambo bakore. ijambo nanigiye kukubaza urarisubije. ubwo bishatse kuvuga ko reka twihanganishe abantu bari mu muhamagaro w'Imana bavuye batakiwurimo, bicajwe hasi bitewe n'impamvu
runaka, bitewe n'uko nta mafaranga bafite, bitewe n'uko nta mashuri bafite, bitewe n'uko nta bumenyi bafite muri makeya. Bishatse kuvuga ngo aha, abo bantu igihe nikigera Imana izubura dosiye yabo. Niyo ubura dosiye yabo, abageze mu muhamagaro bo bazakora iki? Abageze mu muhamagaro, impamvu reka kanguha urugero. Njyewe ubu mubona nahuye n'ibikomere byo mu murimo w'Imana. Ahantu nasengeraga ntiriwe mvuga, bansohoye mu rusengero inshuro izi enye abaye nkanjye kabisa, inshuro enye. Nari mvuze icyo nazize gato. Hari umunsi bagukuye ku gatute kuri teri, ku gatute bagezeho utangiye kubwira. Uretse se mbigusobanurire kugira ngo bansohoye mu rusengero inshuro enye, nazize iki? Barambwiye ngo nimbwirize. Buri ikintu kikubwira umuntu uri mu muhamagaro w'Imana, ntabwo aba bantu bari mu murimo, bari kudirija korari, bakayobora amakorari, bagashumba ngo intama, abantu banabise intama, kuko basigaye batwita n'intama tukemera koko. Aba bantu ngo bayobora, impamvu bazita intama rero buriya muri rusange mwinshi cyane. Ibintu byose byavuzwe n'Imana, buriya nta n'ikintu twe cyadutongoye. Ibi byose biba Imana yabivuze, ariko birakwiriye yuko abantu bakizwe, abantu bave mu byaha, bakizwe bave mu byaha, abantu bahinduke bave mu byaha. Icyo Imana ishaka nabo bose b'abafarisayo n'abaki bose bari mu murimo w'Imana. Imana cyafite acyari Imana, Yesu ingoma y'imbabazi, ingoma y'imbabazi ya Kristo. Imana cyafite uko amahirwe yuko bakizwa, yuko babireka bakihana, Yesu akabagira ibambe. Ariko nibakomeza gutyo kuvuga ngo Imana izabakubita, nta mikino Imana ifite, kuko ifite inkoni yayo, nta mikino Imana ifite. Ibahaye amahirwe yo kwihana no gukizwa no guhinduka. Mu gihe abantu badashaka gukizwa no guhinduka, ndangaje uko hari inkoni y'Imana n'ubundi biracyakomeje n'ubundi, ntabwo bihagaje n'ubundi. Siyo zarafunzwe n'ibyo, zirafungwa n'ibyo, ariko nyirizina muri umurimo Imana ikunda umurimo wayo, kandi Imana ifite umugambi ukomeye. Itorero rya Kristo ryubatse ku rutare, nta mpamvu kuzimu yazibuka, ntabwo azarishobora. Nubwo abo tuvuga ngo abanyamamagaro baricajwe, harimo abantu bafite amashuri, nibyo kwiga ni byiza, nawe narize mfite sasa mitoruje, narize nanjye, ariko mfite umuhamagaro w'Imana. Nujya bibaye byiza wakiga teoloji n'umuntu waba ufite umuhamagaro, ufite umuhamagaro n'Imana ukanayika, burya birafasha. Ariko uyiga teoloji udafite umuhamagaro w'Imana, urasambana kuko ntacyo wabitayeho. Mbese niba abantu bashaka guhangana, kuvuga ijambo ugasanga umuntu agiye gute, murahanganye. Ubundi kera umuntu avuga ijambo ry'Imana ariwe n'umwuka wera, n'umwuka w'Imana, umuntu akiga ijambo ry'Imana bagakiza bagahinduka. Muri mbese yeza ari teoloji nyinshi, ntabwo umuntu ashobora no gukizwa, kuko nta mwuka w'Imana ubirimo. Ushobora ngo nizende ibi, ariko ufite umwuka w'Imana ukabwira ijambo Imana yaguhaye, ubu bantu bakizwa bakihana akava mu byaha. Ariko uzi teoloji nyinshi cyane mu byimba, ukuvuga teoloji nyinshi cyane, ndakurahiye uzasanga abantu bayina mu kigari, temwakirije kadusenga kuko bavuze ibitangaza gusa, gatema gukiza no kwihana. Muri dukeneye ijambo ryo kwihanisha abantu, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Rero Imana tugire neza, mbwira abantu bakiri bari mu rugo w'Imana, nzi uko Imana ije kubagira neza. Baba Imana yavuzeho, kandi nzi uko abantu Imana yavuzeho izabeshaho babeho neza nubwo bari mu butayu. Ariko Imana itavuzeho, ejo imbere ahangaha hazaca uwambaye, hari inyanja, kuyambuka bizagorana. Inyanja? Hari inyanja, kwambuka inyanja bizagorana, bizagora abantu benshi. Umufite umuhamagaro azayambuka, ariko udafite umuhamagaro azasigara hakurya, bizanga. Rero Imana yo mu ijuru iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ariko umuriro waka ku gicaniro wake, wowe uki umuhanuzi badusenga Imana akiranuka, umuvugabutumwa badasenga akiranuka, umushumba ashuma akiranuka. Ni iki Imana ishaka. Murakoze. Ngewe rero uko mbyumva ko byakwiye kugenda, ndibuka igihe kimwe Imana ibwira Mose, akamubwira ngo najye gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, bari barohejwe. Ariko hari ijambo Imana yabwiye Mose, iravuga ngo nzamunangira
umutima Farawo. turi kwibaza kuri ibi bintu ariko wibuke ko hari igihe imana kuri wa mushinga nababwiye imana ishoramo abantu ikabashoramo umushinga ifite inyungu iri bukuremo cyane. rero inyungu imana yashakaga kuri farawo kugira ngo ziboneke ni uko yagombaga kumunangira umutima. Rero kugira ngo umuriro w'imana uhore waka cyangwa ugaruke ukomeze kugaruka ni uko hari abantu imana inangira umutima ikabakura mu nzira. Yego nimvuga gukura mu nzira gutya abanyamwuka bo barabyumva cyane. Yego nuko hari abantu imana igomba kunangira umutima. Yego reka tuvuge kubakura mu nzira ni ukubakura mu murimo w'Imana batagize ute bishyizemo. Rero imubwira ngo farawo nzamunangira umutima. Utekereje nk'umuntu Mose yari guhita asubirirayo mu nzira akavuga ati sinirirwa njyewe niba umbwiye ko nzamunangira umutima ndajyayo gukora yiki. Rero kugira ubu ngubu imana yashoye umushinga wo gufunga insengero. Yego hari abantu imana igiye gukura mu muhamagaro bihamagaye cyane rwose iri kubakuramo. Nibyo iri kubaku ejo bundi haha numvishe ngo batangiye guhagarika amasezerano y'abapasiteri. Imana iri kugenda ikura mu nzira. Ikindi cyaka amasezerano y'akazi reka kara n'akazi bari rero imana iri kugenda ikura mu nzira nk'uko yakuye farawo mu nzira ikavuga ati njyewe Uwiteka nziheshereza icyubahiro kuri farawo. Kugira ngo umurimo w'Imana rero umuriro uhore waka nuko hari abantu Uwiteka agiye kwihesherezaho icyubahiro bihagazeho biha icyubahiro Imana itagize gute abanyacyubahiro babashyira ku ruhande. Ndumva rero buri muntu wese yasenga ku buzima bwiwe cyangwa se ku giti cye umuriro w'Imana ugahora waka ku giti cye igicano cye kigahora cyaka umuntu ku giti cyiwe. Ntangariza buri muntu mwibuke iyo n'Imana imutuma kujya i Nineve. Yego yaramubwiye ngo nagenda ajye kuburira umurwa wa hehe w'i Nineve yanga kugira ngo yikatira hehe itarushishe. Hari abantu Imana yahaye ijambo ngo bajye kuburira abantu abandi barabazitira bahura na kagungu mu nzira. Kagungu murayizi. Rero ibyo nibyo bihe tugize gute turimo. Inama natanga rero buri muntu wese no gusenga umuriro w'Imana ukaka muri inama soje nanye ntanga. Reka mbwire ba farawo farawo aho uherereye hose intebe wicayeho Imana itakwicajeho. Farawo reka mugire inama hakiri kare dushingiye ku kiganiro abakozi b'Imana batugejejeho. Farawo wicaye ku ntebe yitwa y'umurimo w'Imana nta handi tuvuze. Uyu farawo ndamutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka kuri iyo ntebe hakiri kare kuko nutayihagurukaho Imana izayigukuraho nabi. Noneho duhumurize abantu bari mu muhamagaro bagifite umuhamagaro. Aba bantu noneho bagize ute bakuwe mu muhamagaro na ba farawo. Nimuhumure igihe cyo kubagarukaho kirageze. Ba farawo barakurwamo namwe mugire ute muhite mwinjira mu muhamagaro nk'uko mwabihamagariwe. Yesu Kristo abaho umugisha turabakunda ariko mbashishikarize kuva ku ntebe nimutavaho hakiri kare muravaho nabi kandi kuzagarukaho bizagira ute bizagorwa. Farawo wishyize ku ntebe vaho nutavaho uzavaho nabi kandi uko reka mvuge ngo uko abandi bavuye ku ntebe nawe uzava. Iki ndirimbo ivuga ngo ndavuga Imana y'inyembaraga ndavuga Imana idararukwa nk'abantu ndavuga Imana nikora amanywa nijoro ndavuga Imana idakoza isoni. Ingoma z'abakomeye zarahangutse bahitireri Sadamu Hussein ubu barihe Beniladeni we akorera mu buvumo. Imana twizeye yo ntiva ku ngoma. Rero
nari nkubwiye ngo farawo wava ku ntebe wiyicajeho, nutayivaho mu murimo w'Imana, Imana izayigukuraho nabi. Yesu adufashe kandi adushyigikire. Murakoze, bye bye. Dusabe abakozi b'Imana batange nimero zabo kugira ngo umwanya ku mwanya mwabakenera, mukanabagisha inama ko bafite ibintu bikomeye, bavuge nimero zabo za telefone amaze dusoze. Murakoze. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 0787 63 yego 28 yego 64. okay 0787 yego 63 28 64. mushumba 0788 2 7 3 0788 2 7 3 3 Imana ishimwe. Murakoze cyane. Tubasaba gukora subscribe, share, comment, link kugira ngo umwanya ku mwanya ibiganiro tugezaho, ndetse mukanda no kukazogera ibiganiro tugezaho bijye bageraho ku gihe, kandi muzamugize neza. Turabakunda cyane kandi tubaza ku mutima. Ciao ciao, amahoro ya Kristo.